mu isanzure hari byinshi tutabasha kugenzura. Ibyo biba bishobora kuza bikatwituraho bidutunguye, akaba ari nta kindi twabikoraho ngo bigende uko tubyifuza. Imvura iragwa, imivu igatembana ibyacu, amapfa aratera kumisha ibyacu, agakamya amazi yari kudutunga. Iyo tugenda mu mihanda hakaba impanuka, bamwe bagapfa abandi bakarokoka. Ibyo byose tubona bibaye nta kindi twabikoraho. Urupfu, uburwayi, gusuzugurwa n'abandi, inzara, guhomba muri bizinesi yacu ndetse n'ibindi, ibyo bitwituraho, nyamara akaba ari nta kintu na kimwe twabikoraho. Ibyo ni ibintu bibaho cyane muri ubu buzima, bikatubabaza. Kubona inyungu mu byo dukora, gushimwa n'abandi, kubahwa, kugira ubuzima bwiza, gukunda no gukundwa, ibyo tukabifata nk'ibituzanira umunezero. Ibyo koko biraba, ariko se ni bubasha ki dufite bwo kuvuga ngo habeho iki biriya bye kubaho? Ndizera ko igisubizo kuri benshi cyaba iki ngo ntacyo twabikoraho ngo tubigene uko tubyifuza. Ibyo nibyo kamere y'isanzure cyangwa se bidusukaho, akenshi tutabyiteze. Ariko se byamera bite turamutse twubatse icyafatwa nk'ubucuti hagati yacu ndetse na kamere k'isanzure? Ese byagenda bite turamutse tubasha kwisanisha na kamere k'isi? Reka tubivugeho. Mu kiganiro kibanziriza iki twavuze ku busobanuro n'inkomoko by'ijambo filozofi. Reka noneho muri aka kanya tuvuge ku ijambo Stoicism, imwe mu nyigisho za filozofi zikigezweho na n'iyi saha. Turaza kubona inkingi nyamwamba zubatse icurabitekerezo rya Stoicism. Stoicism ni imwe mu nyigisho za filozofi nk'uko tuzagenda tubibona mu bindi biganiro, akaba ari inyigisho zakomotse ku bitekerezo bya Socrate. Izi nyigisho za Stoicism zatangijwe n'uwitwa Zeno. Iryo zina Stoicism rikaba ryarakomotse ku izina ryaho Zeno yigishirizaga abanyeshuri be hitwa Stoa, ari wo muzi w'ijambo Stoicism. Izi nyigisho zakomeje gukwirakwira ahantu hanini cyane, kuva muri Atene mu Bugiriki honyine kugeza bikwiye mu bwami bw'Abaromani bwose. Ihame rikuru rya Stoicism riragira riti life in agreement with nature, life according to the nature, life in harmony with nature. Baho wemeranya na kamere k'isi, baho wisanisha na kamere k'isi, bana mu mahoro na kamere k'isi cyangwa se isanzure muri rusange. Hari byinshi muri ubu buzima utabasha kugenzura. Ibyo biraba nta kindi kintu wabikoraho. Bityo rero ibyo utabasha kugenzura ntukwiye kubyitaho na gato, kuko ibyo ari byo soko yo guhangayika kose kubaho muri ubu buzima. Ita gusa ku byo ubasha kugenzura, kandi muri bike ushoboye kugenzura, ikiza imbere y'ibindi byose ni wowe ubwawe. Ubwo ni ukuvuga imico n'imyifatire byawe. Iyo niyo Stoicism. Amwe mu masomo y'ingenzi yagize umumaro cyane tuzagenda tugarukaho akubiye mu nyandiko za Seneca, wari umujyanama w'umwami w'abami Nero, inyigisho za Epictetus, wari umucakara, ndetse n'inyigisho za Marcus Aurelius, umwami bivugwa ko yahinduye byinshi mu mibereho y'Abaromani. Kugira ngo twumve neza Stoicism cyari cyo, reka twifashishe urugero mfashamyumvire rw'igi. Iryo ryubatswe n'ibintu bitatu by'ingenzi: umuhondo, umweru ndetse n'igishishwa. Ibi ni kimwe no kuri filozofi ya Stoicism. Stoicism nayo usanga yubatswe n'ibintu bitatu: metaphysics, ethics ndetse na logics. Nk'uko igi riramutse ridafite kimwe muri biriya bice, ubwo ritaba rikitwa igi, niko n'icurabitekerezo rya Stoicism riramutse ribuze kimwe muri ibi, ritaba ari icurabitekerezo ryuzuye nk'uko biri. Si kuri Stoicism gusa, ahubwo no ku bundi bwoko bwa filozofi bubaho ubwo ari bwo bwose. Ku igi, ubuzima buhera mu muhondo waryo. Umuhondo w'igi kimwe na metaphysics byose bihera muri metaphysics. Stoicism ifite moto igira iti wowe wisanisha na kamere k'isi, ubane mu mahoro n'ibintu kamere byubatse isi, icyo kamere y'isi ikuzaniye ucyakire mu mutuzo. Kugira ngo ibi bigerweho mbere na mbere birasaba gusobanukirwa ibibera mu isanzure, metaphysics. Mu bitekerezo bya Stoicism hari igisa nk'Imana, usibye ko batacyita Imana nko mu myizerere runaka nyobokamana, ahubwo bacyita logos, ari byo mbaraga zituma habaho ikintu runaka mu isanzure. Impamvu ituma ikintu runaka kibaho mu isanzure, impamvu y'iremwa ry'isanzure, impamvu yatumye habaho isi, icyatumye umuntu abaho, n'ibindi byinshi bisa nkaho birenze ubwenge bwa muntu. Niba akantu gato kangana nk'agapira ka golf karatutse kakavamo isanzure rinini cyane tutazi iyo rigarukira, hari impamvu runaka yatumye habaho iryo turika ridasanzwe. Hari n'impamvu kandi inkomoko y'ako kantu gato kaje guturika, Big Bang. Ese ubwo kavuye he? Uti mu busa. Ubusa se bwo bwavuye he? Ntabwo tubizi. Hari impamvu twe tutabasha gusobanukirwa yatumye habaho iryo turika ridasanzwe, Big Bang. Iyo mpamvu niyo logos. Kubaho kw'ikintu cyangwa se existence
bisobanurwa n'ibintu bibiri, mata ndetse n'icyitwa numa. Mata ni ikintu cyose ushobora kumva cyangwa se ukabona ko kiriho koko mu buryo bugaragara, mu buryo buri fizike. Gusa ibyo ntibihagije ngo bibe bisobanura ko ikintu kiriho koko, ahubwo ibyo bisobanurwa neza n'imbaraga mpamvu zatumye icyo kintu kibaho. Izo mpamvu mbaraga nibyo bita numa. Abizerera muri Stoicism bizera ko numa ari igikoresho logos ikoresha yubaka ibyo tubona, mata. Muri make izo mbaraga mpamvu arizo numa nizo zatumye isanzure ribaho ndetse n'ibiriho byose bikabaho uko biri. Impamvu yo kubaho kw'inyenyeri, imibumbe, ubuzima, imihengeri mu nyanja, imitingito, imvura, ibyo byose ni numa of logos ibigenga. Abizerera muri Stoicism bizera ko buri kintu cyose kiriho ko kigomba kubaho kuko ariko kamere y'isi cyangwa se isanzure yabishatse. Buri kintu cyose gifite igeno ryacyo kandi uko niko bigomba kugenda. Iyi niyo nkingi ya mbere yubatse ibitekerezo bya Stoicism, ariyo metaphysics. Reka noneho muri aka kanya turebere hamwe inkingi ya kabiri, ariyo ethics. Ese niki gikwiye kandi niki kidakwiye? Ese nizihe ndangagaciro zibereye umuryango mugari tubarizwamo? Muri Stoicism ibi bintu binini byo bifatwa nk'ikiza gikwiye guharanirwa. Icya mbere ni ukumenya kwigenzura, ukamenya uko ukwiye kwitwara mu bihe byose waba urimo. Icya kabiri ni ukugira ubutabera, ntugire n'umurenganya. Kurangwa n'ukuri ni ikintu kiza gikwiye guharanirwa. Icya gatatu ni ukugira umuhate n'imbaraga zidasanzwe zo kurwana n'ibishuko n'ibicanege byose bibaho muri ubu buzima. Icya kane kandi cy'ingenzi ni ukugira ubwenge, kugira ubushishozi bwo guhitamo icyiza gikwiye kandi ukabasha kwirinda ibibi byose byica ubunyangamugayo, ari by'ibi bikurikira. Dore ibyo Stoicism ifata nk'ibibi bikwiye kuziririzwa: kunanirwa kwifata no kwigenzura, akarengane, ubwoba ndetse n'intege nke, ubusazi cyangwa se ubujiji bwo kunanirwa guhitamo igikwiye. Inkingi ya gatatu igereranwa na cya gishishwa cy'igi ni logics. Abantu turi ibiremwa biyoborwa cyane n'amarangamutima. Ibi bishobora gutuma no mu bitekerezo n'amahame tugenderaho bishobora gushingira ku marangamutima gusa, nyamara nta nyurabwenge irimo. Muri Stoicism logics ni inkingi ikenewe cyane kuko ari isigasira umwimerere n'amahame bya Stoicism. Nk'uko igishishwa cy'igi aricyo kiriho ishusho ikwiye, niko na logics ikenewe kugira ngo isigasire umwimerere w'ibitekerezo byacu. Mu bitekerezo bigenga imibereho yacu, inyurabwenge ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko nk'uko hari ibitekerezo byubaka, habaho n'ibindi bitekerezo bisenya. Bityo rero logics idufasha kuyungurura ibitekerezo tukabasha guhitamo ibikwiye. Ndizera ko noneho muri aka kanya wamaze gusobanukirwa Stoicism icyo ari cyo. Ni filozofi yuzuyemo amasomo y'ubuzima agenga imibereho yacu. Ayo masomo yose ni hano uzagenda uyasanga. Kora subscribe maze bijye bikorohera kubona ibiganiro byacu, maze twige, twidagadure, duhindure ubuzima. Byari ibyo, nakagaruka. Gitwari kumwe ni Francis Nkurunziza. Bye.